Rwanda Press. Turabasuje kandi tunabaha ikaze mwe mwese mudukurikira gatanu kuri gatanu umunsi ku munsi ku bintu byinshi tubategurira bitandukanye. Reka dushimire umuntu wese wakoze subscribe, nawe waba ugeze kuri channel bwa mbere turakwibutsa gukora subscribe kugira ngo utazajya ucikwa na byinshi tukugezaho gatanu kuri gatanu umunsi ku munsi. Byinshi cyane tuba twabateguriye, nawe utazajya ucikwa, ube mu ba mbere bazajya babibonera ku gihe. Nawe wakoze subscribe, jya hasi muri comment udusangize igitekerezo cyawe hano kuri Rwanda Press. Ntituzahwema kubagezaho ibintu byiza cyane umunsi ku munsi. Nyuma y'igihe kinini story yatambutse ku mbuga nkoranyambaga, aho abenshi cyane bashinjaga Bruce Melody kuba yarishongoye, ndetse bavuga ko uyu muhanzi yiyemera, aho ari amajwi yasakaye avuga ko aba bahanzi babiri ngo Bana na Meddy ngo baba ari abanebwe. Ariko ibi ko bimeze, uyu mwuka mubi ntabwo wigize utandukanya aba bombi, dore ko uyu Bruce Melody yise The Ben umwami nyuma yaho The Ben yaryohewe n'indirimbo ya Bruce Melody wigeze kumwijundika. Reka tudatinze tubaramburire inkuru yose, uve kuntu byagenze mu masaha make yashize ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Hasakaye amashusho ya The Ben yaryohewe n'indirimbo ya Bruce Melody wanayisangije abamukurikira, maze akamwita umwami The Ben. Nyuma y'uko Bruce Melody ayisangije abamukurikira, abantu benshi barimo Alisudi n'umunyamakuru karere wanasohoye ikiganiro yagiranye na The Ben bakozwe ku mutima nibyo uyu muhanzi akoze, maze bandika bavuga ko umuziki nyarwanda ari ibi ukeneye. Mbere ho gato y'uko Bruce Melody asangiza abamukurikira aya mashusho, The Ben yari yashyize ku mbuga nkoranyambaga ze, maze abwira abantu ko iyi ndirimbo ya Bruce Melody Izina ari indirimbo nziza cyane buri wese yaryoherwa nayo. Mu gihe Bruce Melody yabonaga ayo mashusho, nawe yahise yerekana amarangamutima ye, maze ayasangiza abantu kuri konti ye ya Instagram, yaba ahashyirwa ubutumwa bumara umunsi umwe, ndetse naho asanzwe awushyira bugatinda. Bruce Melody utabashije guhisha amarangamutima ye yanditse agira ati umwami pen. Mu kwandika ayo magambo yakoresheje akamenyetso k'amaboko abiri amwereka ko aciye bugufi, n'akandi k'umutima kerekana urukundo. Nyuma y'ubwo butumwa bwakurikiwe n'ubw'abantu butandukanye, ndetse n'abazwi mu myidagaduro barimo umunyamakuru Alisudi wavuze ko The Ben avuga ibyo akora, anashishikariza abandi ko uku ariko byagakwiriye kugenda. Byagenze gute kugira ngo Bruce Melody abari igitaramo ku mbuga nkoranyambaga nyuma yo kumvikana mu majwi ashyiramo aba bahanzi babiri? Ubundi ayo majwi ameze gute? Yatumye biba ibicika ku mbuga nkoranyambaga gute? Nibyo tugiye kubabwira hano. Ni amajwi yumvikanagamo umuyaga n'amajwi y'imodoka iruhande rwa Bruce Melody, avuga adategwa, adashyira ikiruhuko mu byo avuga, ibindi akabivuga mu ijwi rirenga, atumvikanisha neza icyo ashaka kuvuga, mbese mu buryo twakwita amarenga. Bruce Melody yatangiraga avuga ko igihe kigeze kugira ngo ibintu bisobanuke, kuko atumva kimwe n'abantu bamugereranya n'abandi bahanzi. Ati kuko iki ni igihe cyanjye, erega ntabwo ari ibintu byo kwikina ni ukuvuga ibintu bitari byo. Melody yavugaga ko nawe ukwiriye kumugereranya n'abandi bahanzi ngo kuko bo ari abanebwe babi, agashimangira ko
ari umukozi uhora asohora indirimbo mu gihe abandi bahanzi atavuze mu mazina basohora akaririmbo kamwe mu mwaka. Ati icyamamare ndakora. Uyu muhanzi yumvikanishaga ko nta kintu na kimwe ahuriyeho na bariya batipe adashatse kuvuga amazina yabo. Ati njyewe mba numva binambabaje iyo uvuze ngo nkwi runaka na runaka, ni babiri ashaka kuvuga. Bruce Melody avuga ko aba bahanzi ativuje kuvuga bafite abantu bahora babavugira ku mbuga nkoranyambaga, nyamara nta gikorwa bafite hanze aha. Aya majwi akimara gusohoka, abakoresha imbuga nkoranyambaga bavuze ko Bruce Melody yishongoraga kuri The Ben no kuri Meddy bakorera umuziki muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abandi babarizwa hanze y'igihugu. Abantu batandukanye barimo abazwi mu ruganda rw'imyidagaduro batangiye kuvuga ko Bruce Melody yarengereye abandi, bakavuga ko yavuze ukuri kuryana kuko ari we muhanzi uhagaze neza mu muziki muri iki gihe. Gusa ibi byakozwe n'aba bahanzi bombi bifite icyo bivuze mu myidagaduro yo mu Rwanda ndetse no mu muziki, cyane cyane bitewe n'uburyo bafatwaga mu mboni z'ababakurikirana bavuga ko badacana uwaka. Inkuru yacu n'aha tuyisoreje, turabashimiye mwese mwadukurikiye. Twibutsa muri aho uri bishyashya gukora subscribe kugira ngo tuzagicikana amakuru tugutegurira 5 kuri 5. Turabakunda cyane, mukomeze mugira amahoro y'Imana. Ciao ciao.